hanyuma mu mpamvu zituma abantu nanone batana ku nzira ya Nyagasani subhanahu wa ta'ala ni inshuti mbi. Iyo ufite inshuti mbi yamaze korama, itazi ihame ryo kubaha Imana no guha agaciro Imana no kugaragira Imana no gusenga Imana yonyine mu bihe byose, byari ibihe byiza, byari ibihe by'amage, ukagira ibyago ukagwa mu maboko y'umuntu nk'uyu nguyu akaba inshuti yawe, ubugendesheje. Ni ukuvuga ko igihe icyo ari cyo cyose ashobora kugushyira mu kaga, ukarya ikitaribwa, ukaziririza ikiziruwe, ukazirura ikiziririje, ugakora icyo ari cyo cyose mu gihe gihaza irari ry'umutima wawe. Abantu rero bagomba kujya baba bari menge, bakareba abo babana nabo, niba ari abantu bari ku murongo wo kuba baha Imana agaciro kayo kayikwiriye, ukagendana nabo, ukagendana nabo, ukabana nabo, mugakorana byose kandi bakakwibutsa Imana. Ariko baba ari abantu bari ku murongo wo kugomera Imana no kugamburuza Imana, bakora ibyo Imana yategetse cyane cyane birimo kwibangikanya, basenga ibindi bitariyo, ubwo nabo ukamenya ko ari abantu utavuga ngo urabagira inshuti, muragendana mu buzima bwose bwa buri munsi.